Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mwebwe tubana umunsi ku munsi kuri iyi channel yacu ya YouTube, aho duhurira tuje kureba amakuru agezweho cyangwa se amakuru ari kuvugwa hirya no hino. Njye wumva nitwa Claude nk'ibisanzwe, wowe ugeze hano bwa mbere kanda subscribe tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Kandi namwe mwakanze subscribe ngira ngo mbibutse gukora share, like na comment, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, nk'uko mba nabagereyeyo nzinduka mbagezaho amakuru ndetse yarakwiriye kuba wayamenya, wari ukwiriye kuba wayamenya rero, ukagera ukamenya ibiri kugenda bicicikana. RDC yatengushye AFC M23, icyizere mu biganiro bya Qatar gisubira inyuma. Ese RDC izabyitwaramo gute? M23 se yabigiye kongera gushora intambara? Reka turebe niba ishobora kuba yakwisubiza twa duce yariheruka kuvamo kugira ngo ibiganiro by'amahoro bigerweho hagati ya M23 ndetse na leta ya RDC. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryagaragaje ko ryatengushywe nyuma yaho hafunguwe abatari ku rutonde rwabo ryasabye ko bafungurwa. Ni mu biganiro byabereye muri Qatar kuva muri Werurwe 2025. Impande zombi zasabwe gufata ingamba zirema icyizere zishimangira ko zifuza gukemura amakimbirane zifitanye kugira ngo amahoro aboneke. AFC M23 rero yarabyubahirije mu ntangiriro za Mata, ikura abarwanyi bayo mu mijyi ya Walikale yase mu mujyi wa Walikale no mu bice bihana imbibi. Icyakoze yateguje ingabo za RDC ko nizongera kuyigabaho ibitero izongera kubifata. Iri huriro ribinyujije kuri Qatar ryasabye leta ya RDC ko nayo yarekura abantu barimo abanyapolitike n'abasirikari bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko bashinjwa gukorana naryo cyangwa kuba abanyamuryango baryo. Bivugwa ko AFC M23 rero yahaye Qatar urutonde rw'abantu barenga 700 bafunzwe na leta ya RDC kandi ko bagomba gufungurwa, ariko nta n'umwe muri abo wafunguwe. Leta ya RDC rero yagaragaje ko yafunguye abantu 5 barimo umudepite wo mu ntara ya Huetville cyangwa se ya Huetwele gusa. AFC M23 yagaragaje ko abo batari ku rutonde rwabo yasabye ko bafungurwa. Abafunguwe rero ni abahoze bakorana n'uwahoze akorana n'uwahoze ari guverineri wa Huetwele, akaba na murumuna wa Corneille Nangaa uyobora AFC M23, Christophe Bassane Nangaa. Bassane Nangaa aherutse rero guhungira muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu gihe yakekwagaho gukorana n'umuvandimwe we. Yahoze rero mu ihuriro Union Sacrée riri ku butegetsi bwa RDC mbere yo gufungwa amezi 6. Ingamba rero zirema icyizere ni izingiro ry'ubwumvikane bwa RDC ndetse na AFC M23 kuko ni kimwe mu by'ingenzi byari gushingirwaho mu gutunganya inyandiko ihuriweho n'impande zombi. Ese bizagenda bite? M23 yabigiye kongera gushora intambara? Bishoboka ko M23 ishobora kurwana ngo yongere isubize twa duce bitewe nuko ibyo yifuzaga cyangwa se amahoro yifuzaga hagati ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
atagezweho bitewe n'uko leta ya Kongo itafunguye abo yifuzaga ko bafungurwa. Bishobora guteza rero undi mwuka mubi ndetse n'intambara igakomeza. Reka tukomeze turebe uko bizaba bigenda. Amakuru yo nzajya nyabagezaho. Wowe ujye wibuka gukora subscribe kugira ngo video nshyashya igeze kuri iyi channel uzajye uyibona mu ba mbere kandi ubona amakuru ataratakaza agaciro, dore ko inkuru umuntu ayishyiraho mu kanya ukumva byahindutse. Ugomba no gukanda subscribe ukajya uramenya buri update yuko bigiye bihagaze. Biravuga ko hari abanyamakuru rero, hari amakuru avuga ko nyuma y'icyumweru intumwa za AFC M23 ziri Doha zamaze kuvayo kandi ko zitigeze zishyira umukono ku nyandiko ihuriweho bitewe n'uko leta ya RDC yanze kubahiriza ibyifuzo byayo, hasi icyifuzo cyayo. Abo bafatanyabikorwa rero ba AFC bari iduha muri Qatar bategereje ko ibyo papuro byasinywaho, nabo bahisemo kwitahira bitewe n'uko babonye leta ya Kongo ishobora kuba iri kubagambanira cyangwa iri kubaryarya. Bitahiye ubundi bagiye kuza baganire wenda na M23 cyangwa se n'ishyaka cyangwa se iri huriro ryabo, baganire barebe uko bakemura noneho ibibazo, dore ko ibyo guhuzwa muri Qatar bishobora kuba bitaragenze neza cyangwa se bitakunze bitewe n'uko icyo bifuzaga nk'ingabo cyangwa se nk'indwanyi za AFC bitagenze uko bo babishakaga. Byashoboka ko rero hashobora kuba hagiye kuba indi ntambara. Reka turebe icyo leta ya Kongo irabivugaho cyangwa se irabikoraho. Wowe kanda subscribe tujye tubana. Njyewe ndi Claude, iyi ni CLD Entertainment, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabashimiye, bye bye, ciao ciao, hasta. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha. Dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788444088. Kaze muri Bambo.